ku myaka 18 ahuye n'ikibazo cyo kugera mu cyebo. Noneho buriya dore ikintu naba n'abantu bafite abakeba wenda bari mu kigero hafi aho. Ariko noneho ikibazo kugera mu cyebo kuruta n'ishyano afite ikibazo ntamenyereye ibintu by'urugo aracyari mu wasanga na mwarimu ari wa mbere bari baryamanye. birumvikana Ikindi ntiyari kubona umwanya wo kujya kubaririza iyo myaka uwo muntu aba ataramenya gucakura umenya ngo uyu muhungu dukundanye ngo iwabo ni he ngafite undi mugore ngafite abandi bakobwa atereta reka da kuko uyu mukobwa yiriraga kanga ko kwishuri uyu mukobwa yari ataranamenya n'ibintu byo kuvuga ngo n'umuntu dutaratana yaranshaka yumvaga ari ibintu biri aho gusa teacher ni 6 gukundana na teacher ahubwo buriya nyenekereza ko ashobora no kuba yarashakanye na teacher mugate uheruka mu mihango ryari ntago ndi kukubarira ukwezi ngasanga utatwari akaba yaranabwo buryo yanamuteye inda. Muraho neza abo ku rugo rw'Amahoro TV, tubashimiye ko mwiteguye kudutega amatwi. Mfite imyaka 18 ariko ndagira ngo mungire inama. Muri iyo myaka 18 mfitemo umwana w'amezi 9. Natwaye ndafite imyaka 16. Nyiterwa na mwarimu unyigisha. Bano bantu nta nubwo bari mu Rwanda. Ndabona akakaro gatarako mu Rwanda yohereje. Nyiterwa n'umwarimu unyigisha. Mu rwego rwo kugira ngo bidasakara hose, yaraje vuba na bwangu aganira n'umuryango. Abemerera ko agiye kuntwara amashuri asigaye nzayiga ndi umugore we. Baranjyanye bangeza mu rugo amaze kunsaba twakoze ubukwe. Umva umuntu w'imyaka iri muri iyi myaka ntago yambara ajya ku murenge. Tumaze gukora ubukwe ubukwe bwo guca mu irembo bya bintu byoroheje byo mu rugo byo gusaba nyine tu byo mu rugo gusa byo kuyicisha ariko ku murenge ntago bagiyeyo. Yabivuze tumaze kugera mu rugo inda yarakuze ngera igihe cyo kwibaruka. Navuye kwa muganga mpageza nk'umubyeyi wabyaye. Icyumba cyo kuraramo njye n'umwana mu gihe turi ku kiriri. Kuva icyo gihe maze ku kiriri amezi 9. Muri ayo mezi 9 maze ku kiriri ntabwo ngiye kunyemerera ko dusubira kurarana. Muri ayo mezi 9 ntigeze ambwira gahunda yo gusubirana yo kunsubiza ku ishuri. Cyane ko nta n'imishinga tujya twicara ngo tuganire. Iyo tugiye kugira icyo tuganiraho cy'iterambere ry'urugo anyima umwanya. Numva bitoroshye ariko si icyo cyatumye ngisha inama mu by'ukuri. Impamvu nuko icyo nkoze cyose natunguwe nuko yanyimukanye aho twari turi hafi y'iwacu tukimuka muri iyo karitsiye tukajya hafi y'aho umugore we mukuru yaratuye. Cyane ko ataranabizi ko amufite. Nibwo namenye ko yari afite undi mugore. Njyewe ntungurwa no kubona yari afite undi mugore. Icyo kintu nkimubajijeho arambwira ngo ntago naruta umugore we wa mbere. Shamwana ko yarenganye we. Kurira kuri imyaka 18 kare miki. Pole sana. Ariko ikiruta byose ngiye kubagisha inama mu rugo meze nk'umukozi. Ndarya nkaryama. Ndakaraba nta kibazo, ibintu byose byo mu rugo nta kibazo kibibamo. Ariko ikintu kinteye agahinda gitumye mbagisha inama ntaragisha mama umbyara nta n'undi muntu ndagisha inama nuko iyo tuganiriye agasangara agakosa gato nakoze ambwira ko ntaruta umugore we wa mbere. None mungira inama kadafite gahunda yo kurekana n'uwo mugore we wa mbere kandi ko anyereka ko nta gaciro na gake mfite mu rugo nabaye nk'umukozi no kunsubiza ku ishuri atigeze abikora. Ese mpaguruke ntahe? Ndabinginze ndarushye mungira inama vuba na bwangu kuko umutima wanjye ugiye gushwanyuka. Abo mu rugo rw'Amahoro tubahaye ikaze mwese aho muva mukagera. Abakwiye subscribe namwe bashyashya mugeze hano mu rugo rw'Amahoro ari ubwa mbere turagusaba kugira ngo wiyumvemo ikaze kandi wumve yuko ahangaho ugeze ari wawe ari wanyu. Urazurisanga rero mbere yuko wisanzura reka manze mikaze abantu turi kumwe hano muri studio mvuze abantu kuko turi benshi. Mbaye ikaze. Urakoze cyane mbese mwicira akajisho.
Okay. ngira ngo nta bantu barabibonye ko bica akajisho. Ntabyo tubonye. Umeze neza? Meze neza. Iyo wambaye umweru uba ukunditse. Iyo nambaye umweru mba nkunditse. Ya, yego ariko wakambara umukara ibindi bibara Nkaba nangitse. ukaba wangitse. Okay. Amakuru? Amakuru ni meza, duhaye ikaze abantu mwese mwageze ku rugo rw'Amahoro TV mu kiganiro SMS. Muhaye ikaze ubwawe. Oh, urakoze cyane nanjye nguhaye ikaze. Okay. Kandi mpaye ikaze n'abantu bose bari kutureba kandi mwe mutugeze ibitekerezo byanyu muri groupe. Abatuba hafi bakatubwira ngo mwabikoze neza cyane, mwabigenjeje gutya namwe kandi turabashimiye cyane cyane. Hanyuma nihaye ijambo ariko naho yanjye bari guhaye sinjye musangizaho amagambo uyu munsi. Ntago ari umuyobozi w'ikiganiro, ni jewe master of ceremony MC. Ariko nyene ntakundi amusore. Okay. Mu kiganiro SMS rero dufite umukunzi cyangwa umukunzi. Yego. Watwandikiye atugisha inama, turimo turagira ngo uze kubidufashamo. Nta kibazo. Uyu mukunzi wacu rero uri kutugisha inama, mbere yuko iyi nama tuyibagezaho, dusomere mu gitabo cy'umuntu witwa Zaburi. Zaburi yahimbwe na Dawidi. Dusomere muri Zaburi 35, dusomere umurongo wa mbere ugeze kwa gatatu. Umurongo wa mbere kugera kwa gatatu. Yego. Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini, uhagurukire kuntabara, kandi ushingure icumu mu ntagara, wimimire abangenza. Ubwire umutima wanjye uti ni jye gakiza kawe. Abashaka ubugingo bwanjye bamware bagire igisuzuguriro. Abajya inama yo kungirira nabi basubizwe inyuma, baterwa ipfunwe, babe nk'umurama utumurwa n'umuyaga, kandi marayika w'Uwiteka abirukane. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana, uri umusomyi mwiza, umuntu yakugurira amazi yo kunywa. Okay, nari nanayakeneye. Hera kuri ayo ngari hirya yawe uyanywe. Okay, reka mbere kuri ariko kandi nabaza. Andi nayo arabaza akugereho umusomyi mwiza cyane uzi gusoma yihuta. No kwa ngo ntago watinze mu ishuri. Reka. Hari ukuntu umuntu aba yaratinze mu ishuri, ahiga umwaka umwe akayiga imyaka 3, 4. Oya, twebwe ubundi iyo karandi wacu ntago. Imana ishimwe kuri umwana utarafashwe na karande. Iyo karande wacu ntago igihaba. Wapi tubyumva gusa mu matangazo. Hari umubyeyi wigeze kuvuga ngo afite ikigeragezo, afite abana 4. Muri abo bana bose 4 afite imfura ifite imyaka 27 ntago irarangiza segonderi. Kandi bose bajya ku ishuri bakikwiga buri munsi. Anabagutunganyiriza imyambaro y'ishuri. Aho ngaho buri wese nahita amugurira amacako. Abaha n'amavarisi meze iyo bagiye kwiga muri interina, ariko mu myaka 27 ntarabona iki? Diplome ya AD. Ntarabona diplome ya AD. Rero ubwo umubyeyi azarangiza kaminuza ageze muri menopause. Azarangiza kaminuza bamuha pension. Bamuha na pension. Ariko hari abantu bitwa abajyanama b'imirenge mu ntuze. Muri zanuze? Hari abantu babitwa abajyanama b'imirenge barimo abunzi. Azajya muri izo nzego. Gusa nazo nabonye zisigaye zikaze bashyiramo abantu bize. So rero ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo burana n'abamburanya, kandi yimire icumu mu ntagara. Uyu muntu tugiye gusomera ubutumwa yagize ati, yanditse SMS ndende cyane ariko genda icagagura kugira ngo twihute. Ariko amagambo y'ingenzi ntuyabure. Ay'ingenzi ntago nyabura. Icyambere twabanje kumusomera ijambo ry'Imana kugira ngo agire kwihangana, atabaze Uwiteka, kuko hari igihe wumva ibintu kumva biraremereye cyamaye. Bite yewe. Ndabyumva rwose, umutima wenda gushwanyuka. Ngo urumva ukuntu asoje ibi bintu we. Ashyiraho utunuze utu-emoji turira. I'm sorry. Tugaye ikaze mu kiganiro.
murakoze. yego. N'umwana afite ikibazo Imyaka 18. ku myaka 18 ahuye n'ikibazo cyo kugera mu cyebo. Noneho buriya dore ikintu naba n'abantu bafite abakeba wenda bari mu kigero hafi aho, ariko noneho ikibazo kugera mu cyebo kuruta ni ishyano. Ishyano se gute? Buriya ntureba reba nk'umuntu mu cyeba we afite buriya umugabo harya afite imyaka 40. Umugabo we ngo afite imyaka 40. Umugabo afite imyaka 40. Tuvuga ko n'umugore we afite hejuru ya 36. Harya yaba afite na 20 n'ingahe nawe ukiri umwana cyokora. Ubwo yize se yaba yarashatse umugore utarize wenda akaba yaragize, ariko se ubu yashatse umugore wize. Ukamubwire ahangaha mo biragaragara usibye ko inkuru wayicaguye, kuko hari aho yatwandikiye aravuga ngo uno mugabo yari yaramusezeranije kumurihira ishuri, ariko ntiyamusubije. none yamushubijeyo. Yamugize umukozi. Niyo bimubwiye aravuga ngo ntiwaruta imfura yanjye. Yego. Wumva ko imfura ishobora kuba yiga. Ifite nayo iri muri iyi myaka. Ishobora kuba yiga. Ese umuntu ufite imyaka 40 ashobora kuba ufite imfura y'imyaka 18. Umuntu ufite imyaka 40 w'umudipolomate ashobora kugira umwana w'iyo myaka ra? Yaba yaramubyaye akiri ku ntebe y'ishuri. Yego nyine. Aho akaba yaramubyaye akiri ku ntebe y'ishuri. Birashoboka ariko. None rero uno mukobwa yagize ikibazo cyo kwisanga afite mu cyeba. Yisanga mu rugo akiri umwana, ntaramenye biva niyo bijya. 18 ntaramenye no gusasa my friend. Uno mukobwa afite ikibazo kimeze gute rero? Yego. Uno mugabo yaramwirukanyishije amukura mu rugo iwabo bitewe n'ikibazo cy'inda. Atabanje kugenzura. Bitewe n'ikibazo cy'inda. Erega urumva umunyeshuri na mwarimu bahuriye ku ishuri. Yego. Nyine mwarimu aramutereta. Maze kumutereta bagirana hera. Bagiranye ahera amutera inda. Amaze kumutera inda rero umwana asigara aho ngaho avuga ati ko ntwaye inda. Yumvishe teacher ari bumujyane. Yego. N'ababyeyi yumvishe yuko agiye no kumukwa, wenda gusezerana ukazanyuma, kuko gusezerana nta namwe basezerana bitewe n'imyaka ye. Ahita avuga ati mujyane. Ariko si ibihugu byo hanze bajya birukanka ku barimu nk'uko umuntu watinda umwana, umuntu ukiri mutoya bajya mwirukanka. Wenda ashobora kuba yanditse ari hanze, ariko wenda yaramukuye mu Rwanda. Nahise ko igeze atubwa ngo yamukuye mu Rwanda mujyana hanze. Ese yamwimuye. Ikintu yakoze we yashyizeho logo y'amahanga. Yamwimuye aho yaraje. Amujyana mu mujyi. Ahandi. Birashoboka ko aba ari mu mujyi, birashoboka ko aba ari mu kindi gihugu. Ntabwo tubizi. Noneho rero sasa. Yego. Umva uko gahunda zimeze. Zimeze zite rero sasa? Uno mwana yego yagiye icyambere afite ikibazo. Ntamenyereye ibintu by'urugo. Aracyari mu. Wasanga na mwarimu ari wa mbere bari baryamanye. Birumvikana. Ikindi ntiyari kubona umwanya wo kujya kubaririza. Iyo myaka uwo muntu abataramenya gucakura, umenya ngo uyu muhungu dukundanye, ngo iwabo ni he, ngo afite undi mugore, gafite abandi bakobwa tereta, reka da. Yiriraga kanga ko kwishuri uyu mukobwa yari ataranamenya n'ibintu byo kuvuga ngo n'umuntu dutatana yaranshaka. Yumvaga ari ibintu biraho gusa. Teacher ni 6 gukundana na teacher. Ahubwo buriya nyenekereza ko ashaka no kuba yarashakanye na teacher mugate. Uheruka mu mihango ryari. Ntago ndi kukubarira ukwezi ngasanga utatwarira. Akaba yaranabwo buryo yanamuteye inda. Akavuga ati giye nanakubariye nsanga ano matariki. Kandi ndabikora neza ntabwo resita. Kandi ndabikora neza inda ntijyamo na sida niri bujye. Kuko afite ni mukuru aruta uyu mwana cyane. Imyaka ingahe yose 16 yose ni bikeya. Noneho rero nari ikibazo. Uyu mwarimu yego yajyanye ako kana kugira ngo leta itazamugendaho. Niko mwibanga leta itazamugendaho n'abaturage batabimenya bakabyasasa. Yego bakabati mwarimu yasiga afata abanyeshuri ko. Noneho rero ahita amujyana. Kwaje amaze kumujyana amujyana atari uko amukunze. Oya. Amujyana atari uko yaryohewe. Amujyana ari ukugira ngo yirengere. Aremera atakaza amafaranga agira gute? Amukwa iwabo ariko ntibajya mu murenge. Avuga ati twihute twirukanka. Uzabyare mbega buriya n'igisebo ku mwana agiye kubyara mu rugo hari n'imiryango iba yiyubashye kavuga kugira ngo abyarire mu rugo ibintu byinshi badusuzugura akanamwumva baducishamo twara gutyo nyine byirukanka gazabyara. Noneho rero uyu mugabo amujyana muri urwo rwego ariko atamujyaniye kugira ngo amugire umugore akora inshingano z'abagore. Atamujyaniye kugira ngo kuko yamukunze
nk'umugore we, cyane cyane ko yari afite undi mugore. yego Noneho umukobwa yisanze mu cyuho cy'uko uwo mugabo umugore babanaga nta kibazo bari bafitanye, bari babanye neza, bari babanye none neza, aranamwimura amujyana hafi y'umugore. babanaga neza. Wasanga no kuba yarazanye umukobwa ari inama yagiriwe n'umugore, aramubwira ati rero shaka wagiye gukorera kure n'ibyo, none wakoze ibara bagiye kugufunga nk'ubure, reka nkwereke, beshya uwo mwana umubwira kuri umujyane, cyane ko mutari busezerana mu murenge, nta nubwo ari no mu itorero, umuzane noneho umugeze hano tumutunge nk'umwana, ariko icyo gisebo no kugufunga ibyo bintu bitazakubaho. niko byamugendeye. Hanyuma noneho ahita amuzana hafi. Burya uno mwana ahubwo yagize amahirwe, aba baramucyuye kwa Mukeba. Umugabo yaramuzana akamujyana kwa Mukeba, akavuga ati ngaha mu rugo turahageze, bagahita bamuha icyumba. Noneho nk'umwana ahasiga umugabo akisubirana n'umugore, umwana bakamurera agakura, bigakura bakamubyaza, yamara kubyara yashaka agahama aho yashaka ataha iwabo. Buriya niko byari kugenda. Rero buriya impamvu n'umugabo, uyu mugabo si uko amwanga, aramwanga, reka mbikubwire, uyu mugabo si uko yanga uno mwana w'umunyeshuri, impamvu ni iyihe? ahubwo uyu mwana uburyo ashaka ko babanamo sibwo uno mugabo yamushatsemo. Yego, umugabo yamushatse kugira ngo yirengere batazamufunga. Yego, umwana agira ngo ashatswe n'umuntu ugiye kumugira umugore. Yego, asanga siyo gahunda umugabo yari afite, ariko n'ubundi ntabwo amukunda. Yego. Noneho uyu mugabo ntabwo azafata amafaranga ngo ayatange umwana asubire ku ishuri, amusubire ku ishuri, ntabwo ariyo ntego ye. Kandi icyo yarwanaga nacyo cyarakemutse, icyo yarwanaga nacyo kuva yarabaye umugore, rero ubu ngubu imyaka 18 yaranagize gute, yarageze. Noneho ikindi, uno muntu agiye gukipinga icyubahiro cye. Yego, azigera amukubita, azamugaburira arye neza, kandi nawe yabivuze, ariko ntazamurasa, ntazanamwirukana, urebe ikibazo, ntazanamwirukana. None umwana azaba aho ngaho agira ikibazo cyo gutaha. Nicyo kibazo, umwana yabuze uko ataha kuko nta hohoterwa akorerwa. Iri hohoterwa akorerwa rirakomeye, nta n'urwana rivuga. Uzagenda akabwira mama ngo umugabo yanze kundaza, avuga ati mwana noneho ngo kabyaramwe bitebye. Umwana w'imyaka 18 ngo umugabo yanze kundaza, ibi bintu yabyigiye kandi none ikindi kibazo, uyu mwana nta kintu afite gishobora gukurura umugabo, kandi umva icyo akoze cyose nk'iyagize akantu gato yaramubwira ngo ntabwo waruta umugore wa mbere. None ikindi buriya ako gihe hari ikintu naje, ntiwaruta umugore wa mbere, ndashaka kujya ku ishuri kutandiye, ntiwaruta imfura yanjye. Ako gihe hari ikintu natekereje nkimara kubona iyi SMS y'uyu mwana w'umukobwa. Hari ikintu natekereje kandi gifite imbaraga. Umwana w'umukobwa ajya agira uburenganzira bwe, noneho iyo atwise akagira ubundi burenganzira ahabwa. Uko waba ungana kose, umuntu iyo akurusha imyaka aba yikurusha, ariko hari amategeko arengera umwana na nyina. Urumva? Njyewe numvaga uyu mwana yazagenda akiyambaza inzego, igihe yamutereye inda bakakibara neza, mu mategeko barabikurikirana. None bamara kubikurikirana, igihe yamutereye inda nicyo gihe bafatiramo uwo mugabo, bakaba bati wahohoteye umunyeshuri. Noneho leta ikintu yikora, uyu mwana imufata nk'umwana wahohotewe, akajyanwa ku ishuri akazigira ubuntu mpaka asoje, ariko umwana ahabwa kwa nyirakuru. Uzi akabazo karimo? Icyo gihe umugabo nibyo yakurikirana, ariko n'ababyeyi b'umukobwa nabo bakurikiranwa kuko bashiriye icyaha. Niyo mistake nahise mbonamo, kuko n'ababyeyi bakiriye inkwano bararya, bakiriye inkwano, bakoresheje umwana w'umwana, bakosheje umukobwa w'umwana. Ntabwo bino bintu leta ibyemera, ibi ngibi byabakoraho. Uyu mwana rero kwiyangaje muri bino, ariko gihe nanone hari ikindi kintu ndi kubona. Uyu mwana namese kamwe, n'ubundi kuba uyu mugabo amubwira ko ataruta umugore wa mbere, biragaragara ko akundana n'uyu mugore wa mbere. Barakundana pe. Ikosa uyu mugabo yakoze, ntabwo yigeze asobanurira uyu mwana ngo ndacyafite iki, mfite umugore, ntabwo yigeze abimusobanurira. Bahuye ari kwimarira ari, ariko hari ikindi kintu ashobora gukora. Ashobora kugenda akaba inshuti ya mukeba we, muri bwa bushuti. Umwana amaze kugira amezi 9,
akihangana imyaka 2 umwana agakurwa ku ibere akazagenda agiye gusura mukeba we kumva ati mfatira uyu mwana akamumusigira uyu mugabo kubera akazi kari mu makosa nta nubwo yakiruka kuri uyu mwana w'umukobwa ntabwo yamwirukaho none ikindi niwabo w'uyu mwana barabizi ko ashatse adakuze bamuhatira gusubira gushaka uyu mwana agatayo agasubira ku ishuri akajya kwigira ko nta kintu kiba kiruta ishuri dusipoze ko yaragize toronkome ubu yagenda ku myaka ye 21 yaba agize nka arinde ko umwana agira imyaka 3 ariko nge ndumva toronkome umuntu w'imyaka 10 n'ingahe ugeze mu gihe cyo kubyara toronkome warayirenze hano bizi ko abantu bubu ngo abana bo basigaye barangiza mu wa gatandatu afite nka 13 cyangwa 14 ashaka kuba yarari nko mu n'abana bake barangiza afite 12 oya ashaka kuba yarari nko mu wa 4 segonderi ariko imyaka y'abafite yose twebwe twiganaga n'abagore n'abagabo umwana urangije primaire afite 12 mu wa gatatu bafite 15 yego kandi abo bana ni bake abenshi barangiza primaire afite 13 14 wa mukobwa watugishije inama giye uri kukugira inama nize nigana n'abagore n'abagabo cyangwa nawe wize uri umugore n'umugabo oya jewe niga segonderi niganaga n'abagore n'abagabo ubwo nawe wasanga none ukumva arakubwiye ngo ngo njye umwana wanjye murasize mutunganyisha ikajya ku ishuri ukumva nyine hari igihe kigera umuntu wiga afite urugo ntago waba mu kigo twiga umuntu avuga ngo ngiye mfite umwana ngo njya konsa yego kwibaza umuntu ujya konsa utaha ibintu gutya akabona umuntu arinyabije saa 5 zuzuye ngo agiye konsa abandi bari kwiga cyane rwose rero ibyo ntibiguca intege birashoboka ko waba warakererewe kubw'ikibazo cy'igihe ariko birashoboka ko igihe cyawe cyagaruka amashuri ntabwo ajya asaza n'amabireti ntasaza yemerewe gusubira ku ishuri ariko agasubirayo mu bwenge atangije ibintu byo kuri uwo mugabo ataciye umubano hagati ye n'uwo mugabo n'umugore yego akazagenda agakundana n'uwo mukeba we akazagenda akirinda kumutangariza byinshi ariko akamwigiraho inshuti bagakundana nyine cyane ko yari n'umwana mukeba we yamugirira icyiza avuga ati karanaka noneho akazagenda gake gake akamusigira umwana kuko no mwana kandi nanone umugabo ufite umugore niba umugabo afite imyaka 40 umugore afite umukuru ntabwo yakanga abana kuko bageze mu gihe cyo kubona abuzukuru bagafata nk'akuzukuru kandi ntabwo bakanga kandi ko cyane ko bazi ko bari mu makosa kuko nta kindi kintu kandi reka nkubwire iyi kesi no mugore ayirimo umugore mukuru ayirimo ashaka no kuba atanayizi cyane ashaka kuba ntabwo bibaho reka nze nkubwire uyu mugore najya nkubwire ko inama z'ubwenge n'umugabo yagiriwe yazigiriwe n'umugore we rega buriya umugore w'ubwenge yubaka urugo akarukomeza niko biravuga riba hera riba mu migani ariko nubwo riri mu migani reka nkubwire impamvu uyu mugore atabirimo uyu mugore w'ubwe bwite yaza kuba ari muri ibi bintu nta nubwo aba yaratumye uyu mwana w'umukobwa bamuhahira ngo arye icyo nari ukizi atitaye ku mafuti y'umugabo buriya abagore bagira indwara umudemoni witwa ishyari ntabwo aba yaratumye uyu mwana w'umukobwa bamuhahira ibyo kurya ngo abe ku kiriri aveho amezi 9 bagejeje ari muri uru rugo iki kintu wari ukizi ngo areke umugabo amezi 9 yamarane n'uyu mwana w'umukobwa babane mu nzu ariko batanararana nabyo ntibyari gushoboka yego uyu mugore ntabwo abizi ntabwo abirimo uyu mukuru reka nkubwire ko nabirimo rero ngaho bimbwira uyu mugore mukuru yaza kuba atabirimo yego uyu mugabo wibuka n'umwarimu my friend yego umushahara we ububaze biragoye ko yatunga ingo zingahe ebyiri ni ukuvuga ngo yibeshya agasagura yo gutunga urundi rugo mu rundi rugo hagiramo icyuho habonekamo icyuho urugo rugashya bakamaze ati n'indi mafaranga yashyira hehe ariko kubera yuko umugore mukuru abifitemo uruhare abizi yaranamwihanganiye agira gute amafaranga akagira yasagurira umugore muto
yego hanyuma noneho bikagenda bite. candakuraye ntago zikamere ziba Oya mu bagore. nibyo uno mugore noneho wumve n'ikindi, rega buriya barakunda iyo umuntu akunda n'undi abakunda n'undi, rega nicyo bivuga ngo umugore w'ubwenge yubaka urugo akarukomeza. Yego ubu ngubu no mugore mukuru yaza kuba ikigoryi, hari igihe ari kugira gutya akatsa umuriro ku mugabo, warongoye wateye umwana inda ibi n'ibi yego ubwo bigasakuza, umugabo bagahita bamufunga, ariko yararebye aravuga ati nimba isakuza umugabo banjye baramufunga sigare ndi umeze nk'umupfakazi, abandi bagabo bambonerane bambona imboga mu menyo, nanjye ntakazi kuzo n'icyubahiro. Ariko umugabo wanjye ndamutse mufashije akabigendamo neza gutya, namuhamana akikura muri kino kibazo, wasanga yarabigiye, niba yaranabigiyemo abishaka, cyangwa icyo nzi cyo nuko umugabo wanjye ankunda. Rega buri ibintu bijya kwaka ari uko n'ubundi umugore yarebaga akabona n'ubundi ntacyo agukuraho, nta rukundo, agutunze atagutunze ntumukunzi. Ariko niba abona umugabo we bakundanye, yego ariko noneho akabona ikibazo nk'icyo kiravutse, ashobora kuba yaravuze ati rero ikibazo cyavutse kubw'umubiri wari wanze, ajya kwisayidira, ariko reka mufashe akikuremo ko yagiye kwisayidira. Noneho muri kino gihe buriya hari ikintu utari uzi ku bagore, iyo aza kuba afite amakuru ahagije kuri urwo rugo rw'uyu mwana w'umukobwa, inama nyinshi umugabo azigisha uyu mugore, yari kumubwira ati rero urabona uriya ni umwana, hano mu gikari dufite amazu wenda amanegisi, muzane mu gikari, urumva erega ntago nanga mukeba wanjye, niko ari kumubwira mu rurimi rutoya rutuje, ntago mwanga, muzane hano mu rugo. Noneho muri kwa kumuzana mu rugo, akajya agaburirwa ku biryo abo mu rugo bariyeho, niba muri uru rugo rw'uyu mwana bahashye inyama, na ba bandi bakaziryaho, urumva mu rwego rwo kugira ngo acunge amahoro y'ikofi. Uyu mugore yazi ko umugabo afite ku mafaranga, acunga amahoro y'ikofi. Uyu mugore mukuru niko ari kubigenza, agacunga amahoro y'ikofi, ariko agashyiramo urukundo, ariko rurimo amahoro y'ikofi, atari ugukunda uwo mwana, ahubwo ari ugukunda ikofi. Ntabwo aba yaratumye bajya gukodesha ngo bajye ahandi, kandi ntiyari gutuma ajya kubana nawe igihe kirekire. Yari no kuvuga ati tushake umukozi ajye amufasha umwana, akomeze yige, ajya ataha mu bandi bana bacu, akitwararika ku kantu. Ariko ese koko uyu mwana yacunze neza, amenya yuko uyu mugabo afite undi mugore? Arabizi cyane. Kandi none niba afite undi mugore, kuki uyu mugabo aza bakabana? Ntabwo yigeze atubwira ikibazo cy'uko umugabo ataharara. Araharara, ariko umugabo yanze ko bararana. Wasanga uno mugabo n'umugore ari umugore babanye, wenda bakaba baratandukanye nabwo, wasanga barabanye bagatandukana, ariko noneho umugabo akaba arimo gukompeyaringa akana yazanye katazi gutanga keya, haba izo ku meza, haba izo ku buriri, aka kana ubundi nakazanye, yareba akabura ikintu yakurikiye muri ako kana. Ntabwo uyu mugabo yatandukanye n'uyu mugore, kuko yavuze muri message yanditse, cyangwa wasanga baranatandukanye, ariko umugore ari we wanze umugabo. Yavuze ngo nageze muri ahangaha twimutse tuva aho twari turi, ngeze mu mujyi nibwo namenye ko afite iki, undi mugore. Urumva ko ariko no mukobwa yabimenye ahageze. Ariko reka mubwire, kuki afata igihe cyo kuza kuba muri runo rugo? Impamvu ya mbere ni ashobora kuva mu rugo rwe rukuru ujya aho ari gukorera ubu ngubu, uru rugo ruto ariho hafi. Ikindi akaba ashaka kugira ngo amanaginge kano kana kakiri agahinja, akiteho, ejo batazamurega bati wateye umwana w'umunyeshuri inda. Icyo kintu wacyumvishe cyane. Yirinde igisebo, ariko nta rukundo rugize ibiki ruhari. Hanyuma uyu mwana, abantu mudukurikiye mwe murabyumva muti? Nibatwandike muri comment pe, uno muntu tumugiriye ihe nama, reka mugire inama. Umuntu yabyaye umwana mwitazira rushye, reka mugire inama. Ariko nge inama ya mbere namuha nuko umuntu ubyaye rimwe yirinde muri ayo mezi 9 bamaranye, yirinde ko azanamutera indinda. Imigani ibice 29 kugera ku umurongo wa 11 handitse ngo iki? Handitse ngo yego, umupfapfa agaragaza uburakari bwe, umupfapfa agaragaza uburakari bwe bwose, ariko umunyabwenge arifata akabucubya. Ariko umunyabwenge arifata akabucubya. Icyo nshatse kuvuga ni iki rero? Ni ikihe? Uyu mwana ni yitonde nubwo abayeho nabi, ababaye bwo kuba atabanye n'umugabo. Yego,
yitonda bijyane gake, Mm. kuko icya mbere Mm. afite uburiri bwararamo n'umwana we, Mm. kandi afite umuntu umugaburira buri kimwe cyose, utari se utari na nyina. Mm. Ibyo yakabonye kwa nyina n'ubundi azabibona aho ngaho. Yego. Nahamongwa rero mu maso ya rubanda afite icyubahiro cy'uko afite umugabo nubwo ntawe afite, ariko nanone umwana arimo arabona se hafi. Yego. Nanone muri Zaburi igice cya 37 umurongo wa mbere aravuga ngo ntugahagarikwe umutima n'abakora ibyaha cyane, kandi ntugirire ishyari abakiranirwa. Yego. Uwo muntu namwihorere agende gake, igikuru niba atamwicishije inzara cyangwa amusohore mu nzu amubwira ati taha umva iruhande, cyambere ntazamutera inda, sibyo? Yego. Kuko n'umugabo hari impamvu mbona atarimo kwita kuri uyu mukobwa, kuri uyu mugore. N'umugore afite umugore wamunyuze kuva kera, aza kubana na kano kana mu rwego rwo kugira ngo inzego z'ubuyobozi zitaza kujya gute kumwitendekaho. Cyangwa uyu mugabo akaba afite undi mugore babanye ariko akamusigira depression. Yego. Yari ukuntu buriya ubana n'umuntu akakugira umumaro, ariko ajya kugusiga akagenda rwose nta na goodbye, warangiza ugasigarana igikomere ku buryo umuntu muhuye wese aje kubwira ati rwose reka mubwira ibyo wakora byose ntabwo wandutira runaka wanjye, kandi uwo muntu atazanagaruka ngaruka inyuma. Ariko ngewe ikintu navuga kuri uyu mwana, yirinde kugisha inama buri muntu wese ubonetse. Oya, twebwe twakugira inama kandi irumvikana, irinde. Kandi yirinde no kubibwira iwabo avuka kugira ngo iyo nama tumugiriye iwabo batazabyica bakavuga ati umukwe yatuzaniye inka dukora ibirori muri quartier barabibonye, none uyu mwana yifate aveyo, turaba dusebye. Nahama rero, nahama azaba arinze icyubahiro cy'ababyeyi, ariko we azaba arinze icyubahiro cye muri rubanda, azaba arinze n'icyubahiro cy'umugabo. Ariko n'umugabo nawe mu kubikora gutya arimo ararinda icyubahiro cye, azihangane ashimirize ashiramo uwe ku giti cye. Ariko ikibazo twabonye nuko abanza nakurerega n'inyanya n'imyebarukiro nayo ibanze kure, kuko buri uyu mugabo wasanga akimurindiriye wenda ngo abanze yigire hejuru. Yari kumurindira cyambaye iniforume yiga. Ntabwo mbizi. Hanyuma dushimiye abantu mwari mudukurikiye, ariko ibitekerezo byanyu ni ingenzi kugira ngo tubashe kubaka urugo rw'Amahoro TV. Yego, murakoze, Imana ibagire neza. Ibihe byiza kandi